njyewe rwose ababyeyi narabananiye njyewe ntabwo twabuze ikintu turya njyewe ni ukubona ndiga ariko njyewe nabuze uwunyishyurira ishuri ingamba njyewe mfite ni ukuva mu muhanda kuki mama na papa bahora baserera. reka tubasuhuze mwe mukomeje gukurikira gahunda za Isango Star dushimira kuba mwabanye natwe kugeza kuri aya masaha. Twinjiye rero mu kiganiro uburenganzira bw'umwana aho tugenda tugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye zirengera umwana cyangwa se mu bijyanye no kwigisha mu burere mu burezi ndetse no mu myidagaduro nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kugaruka ku ngingo iganisha ku gutoza abana umuco wo gusoma. Turarebera hamwe ese ni ryari umwana ashobora gutangira gutozwa cyangwa kumenyerezwa gusoma kugira ngo bibe byaba umuco. Kenshi dukunze kumva abanditsi b'ibitabo mu burezi, abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'umukuru w'igihugu yabigarutseho, gutoza abana cyangwa se abantu kugira umuco wo kumenya gusoma ndetse no kuvuga neza ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo mu minsi ishize byagarutsweho kuvuga, ntekereza ko no kwandika bigendana ururimi rw'ikinyarwanda. Aha rero turareba ese umwana ni ryari ashobora kumenyerezwa cyangwa se gutangira gutozwa kuvuga ururimi gakondo, ubwo n'ururimi rw'ikinyarwanda, kumenya kuruvuga neza, kumenya kurwandika neza. Turarebera hamwe rero ni ryari biba, ni umwana uri mu kigero cy'imyaka ingahe cyangwa se ungana ute ushobora gutozwa cyangwa gutangira gutozwa. Ikindi ibyo batorezwaho birahari, ubwo ni ukuvuga ngo ibitabo, iyo bavuze ibitabo bakagaruka ku bana, ubwo ni ibitabo by'abana, ntabwo ari buri gitabo cyose umwana ashobora kwigiraho gusoma cyangwa se gutorezwaho gusoma. Igikurikiyeho ibyo birahari, ese baratozwa n'abandi, uruhare rwa buri wese ninde ubifite mu nshingano, ese ni abantu bose bashobora gufatanya kugira ngo umwana agire umuco wo gusoma. Ubwo turabivuga duhereye ku bato, kubera ko gahunda zose cyangwa se uburyo bwo kwigisha bwose buhera ku bato kugira ngo babashe kuzamukana nabyo. Nibyo rero tugiye kugarukaho, ngira ngo abadukurikiye muraza kuduha ibitekerezo. Kuri tekinike hariyo Fisi Mudahemuka Kirenga, aradushyiriraho nimero, muraza kutwandikira, muraduha ubutumwa kuri WhatsApp, nibinashoboka muri buhamagare kuri iyo nimero, muri bubone kuri ekara zanyu, muduhe ibitekerezo. Ese umubyeyi, wowe mubyeyi, utekereza ko ushobora nawe kugira uruhare mu gutoza umwana gusoma? Ubwo biraterwa n'abo turi kumwe, igihe batubwira ashobora kukubwira ati n'umwana uri mu nda wenda yatozwa gusoma. Ntago mbizi, gusa hariho ko umwana uri mu nda aganirizwa. Ubwo turamenya ngo ni umwana w'ikigero cy'imyaka ingahe, ni umwana ungana gute ushobora gutangira gutozwa gusoma kugira ngo abikurane bibe umuco. Muri studio rero ntabwo ndi njyenyine, nakubwiraga ngo uraza kuduha ibitekerezo nawe unyuze kuri uwo murongo wa telefone uri bubone kuri ekara yawe, barawushyiraho kuri tekinike badufashe, hanyuma turaza no kwitaba telefone niziba zihari. Muri studio ndi kumwe na Emmanuel Uwimana, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu ni umwanditsi w'ibitabo by'umwihariko iby'abana, niba ntibeshye, sibyo? Oya, ni by'abantu bakuru. Ni by'abantu bakuru birimo, ariko ukagira n'umwihariko w'abana. Emmanuel Uwimana rero turabana muri iki kiganiro, ariko ndi kumwe nanone na Esperance Ingabire, tuguhaye ikaze. Uyu nguyu ni umurezi mu ishuri ry'incuke ECD Karama. Yego, tuguhaye ikaze nawe. Turabana rero namwe, muraduha ibitekerezo, muraduha inyunganizi cyangwa se n'ibibazo, aho biri bube ngombwa mutwandikiye kuri nimero muri bubone kuri ekara, cyangwa se mugahamagara kuri uwo murongo mukoresheje iyo nimero. Nk'ibisanzwe rero nanjye ndi Asiyati Mukobwa Jana, reka mbaha ikaze abatumirwa bacu. Nanifuje guhera ku ruhande rwanyu bwana Emmanuel. Nk'umuntu yavuze ngo gusoma biba umuco, dushobora kubyumva gute?
cyangwa se buri muntu ashobora kubifata ate? Byakabaye bifatwa gute niba habayeho umuntu urenze umwe, inzego zitandukanye, abantu batandukanye bavuga bati nyamara aha hantu nta muco wo gusoma uhari, twakabaye kuba tubifata gute umuntu avuze ngo abantu nibagira umuco wo gusoma? Murakoze cyane kumbaza kino kibazo cyangwa se no kudutumira muri kino kiganiro kivuga gutoza abana umuco wo gusoma cyangwa se n'abantu muri rusange. Usanga mu Rwanda, muri kino gihugu cyacu, usanga abantu benshi bavuga ko nyine nta muco wo gusoma uhari, ariko burya akariho karavugwa, ababivuga burya baba bafite imvano. Ariko ngendeye ku kibazo mwari mubajije, kugira ngo umuntu agire umuco, abahanga bo bavuga ko kugira ngo ikintu kibe umuco nuko kiba cyabanje kuba akamenyero. Ikintu ukora ubanza kujya ugikora rimwe yenda mu gihe runaka, ariko iyo ugikoze kenshi bigeraho kikaba umuco. Donc ugikora buri munsi, ejo kikaba akamenyero, none kikazahinduka umuco. Rero usanga ibyo bintu byitwa gusoma cyangwa se uwo muco wo gusoma cyangwa se gusoma kugira ngo abantu bamenye, ntago mu Rwanda byakunze guhererekanywa. Ndetse nongereho yuko nanone ikintu kiba umuco iyo cyahererekanyijwe na generasiyo zigiye zitandukanye. Ngarutse rero mu Rwanda, usanga iyo usomye cyangwa se iyo urebye amateka y'u Rwanda, usanga inyandiko zaje kubaho nyuma. Ubundi habagaho kubara inkuru, ugasanga abari mu muryango, niba ari sogokuruza yabwiye inkuru data arayimbwira, nanjye nyihereza abandi. Usanga rero abantu benshi bo mu Rwanda, ni nawo muco uhari, bakunda kumva gusumba gusoma. Abantu uzarebe nko mu Rwanda, usanga ugiye kureba ku ijanisha, hari ijanisha rigari cyane kuberekeranye no kumva radiyo kuruta uko bafata igitabo cyangwa se ikinyamakuru ngo basome amakuru ariho. Usanga rero uwo muco niwo uhari, ariko tugarutse ntago byari byaba kera kugira ngo tugarure none, kuko twamaze kumenya akamaro ko gusoma n'icyo kamarira baba bana ndetse n'abanyarwanda cyangwa se n'abantu bose ku isi muri rusange. Gusoma cyangwa se kwandika ni uburyo bukoreshwa mu kugira ngo abantu bahererekanye ubumenyi mu bice bitandukanye, byaba siyanse, byaba umuco, byaba n'ibindi bitandukanye. Rero usanga uno munsi abantu bakeya, nubwo bakiri bakeya, ariko bamaze kumenya akamaro ko gusoma. Ni ahantu ushyira ubutumwa ushaka, sirita nk'umwanditsi, ni ahantu, ni inzira, ni uburyo ukoresha kugira ngo utange ibitekerezo byawe bishobora gufasha ya sosiyete n'umuryango muri rusange. Ngarutse rero ku cyo mwari mubajije, ese ikintu gishobora kuba umuco ryari? Abantu benshi tujya dukunze kuganira muri ino nzira yo kwandika n'ubuhanzi cyangwa se no gusoma. Abantu batekereza yuko ngo umuntu ashobora kubona igitabo cya paje 50, yenda mfate nka Bibiliya, niyo abantu benshi bazi nk'igitabo, ariko hari n'ibindi bitabo byinshi bitandukanye, akumva ko ashobora kugifata ngo akarara kirangije kugisoma. Ariko ubundi mu muco ntago ariko bigomba, nta nubwo ariko bimeze. Kugira ngo gusoma bikubera umuco, njya ntanga urugero, ufite igitabo cya paje 50, ukiha gahunda yuko ku munsi uzajya usoma agapaje kamwe konyine, mu minsi 50 waba urangije cya gitabo. Bishatse kuvuga ngo rero wa muntu usoma paje imwe, sirito yenda mfate nk'urugero, yenda nk'agakuru cyangwa se yenda nk'igitabo kirimo inkuru n'urugero, ushobora kuryoherwa na ya nkuru niba warabigize akamenyero. Ku munsi wa mbere ugasoma paje imwe, ku wa kabiri, ariko ukazajya kugera ku minsi 15 uvuga ati noneho kugira ngo ko inkuru yaryoshye cyane, reka nsome n'indi paje ikurikira. Twumvishe ko bitangirira mu kamenyero. Reza kuvuga ngo rero uyu muntu wamenyereye cyangwa wimenyereje ko azajya asoma agapaje kamwe ku munsi, ashobora kuzajya kumara imyaka 10-15 none asoma igitabo kimwe ku munsi, kuko yabigize akamenyero. Agenda yongera cya gihe agenera gusoma. Rero wowe ushaka gutangira gusoma cyangwa se gutangira kugira ngo gusoma bikubera umuco, tangirira ubu ngubu uvuge ngo ninshaka nzajya nsoma paragraph imwe ku munsi, kandi iyo paragraph imwe ishobora kutagusaba iminota 5 cyangwa 3, ariko nubigira akamenyero, bya bindi navuze, uko iminsi izagenda yicuma, uko uzatoza wa mwana, reka duherenda ku bana, abana bo nyine dutabo tubari na dutoya, uko umutoza ibyo bintu niko abikurana. Nuko nabivuga. Murakoze cyane, tumaze gusobanukirwaho uburyo ushobora kuvuga ngo ikintu runaka kiba umuco, aho bihera n'uburyo bishobora kuba byahinduka umuco. Reka nze ku ruhande rwanyu, Madame Espe, ngira ngo Emmanuel abigarutseho neza. Ese
nkamwe nko mu burezi wenda bw'abana bato mu mashuri y'incuke, birashoboka ko umwana yahabwa inzira yo kugira ngo agire umuco wo gusoma? Birashoboka cyane kuko turanabikora kenshi. Tuvuge wenda nko mu mashuri y'incuke umwana agitangira ku myaka 3 dutangira kubatoza gusoma, aho abana baba basoma dusoma dukoresheje amashusho. Abana bo mu mashuri y'incuke umwaka wa mbere bakoresha amashusho, noneho umwaka wa kabiri bagakoresha amashusho n'amagambo, aho ugenda usomera abana ishusho hariho amagambo asobanura icyo iyo shusho ivuze. Niko bigenda. Ku ruhande rwanyu bwa Emmanuel, ubusanzwe ni umwana uri mu kigero cyangwa se umwana ungana ute ushobora gutozwa, cyangwa se baheraho bavuga ngo uyu mwana ashobora gutozwa gusoma? reka ngene guhera naho nigira inyuma cyane. Wigeze kubikomozaho ikiganiro kigitangira bavuga uti hari igihe n'umwana uri mu nda bashobora kumusomera. Ubundi umubyeyi ubizi neza ushaka gutoza umwana we kugira ngo azagere mu gihe runaka cyo mu kigero cyacu cyangwa cy'abana bamaze kuba bakuru, utangira kumusomera kiri no mu nda. Reka mbivuge gutya yenda ku babyeyi bari bubyumve, ngiye gutanga urugero rutoya ababyeyi batwise bo baraza kubyumva. Umwana uri ahantu hari umuziki, donc umubyeyi uri ahantu atwite ariko hari umuziki, donc indirimbo runaka, umwana atangira gukubita utugeri twinshi mu nda, ariho handi bavuga ngo umwana arimo konka. Many times cyangwa se yo uganire n'abahanga abaganga bavuga imibereho n'imibanire y'abantu batwite uburyo bitwara, bakubwira ko ari sinye z'uko umwana arimo kumva amajwi y'uwo muziki uri hanze. Ari naho usanga hari umubyeyi uvuga ngo arimo kuganiriza umwana we akorakora ku nda agira gute. Ku bahanga rero bo gutoza umwana gusoma, umubyeyi atangira kurakonta histoire cyangwa se kuganiriza umwana amubwira udukuru dutoya. Dushobora rero kuba turi mu gatabo nk'uko turimo kubivuga, twa dutabo tugenewe abana, dutabo dutoya tuvuga inkuru ntoya. Ushobora kuba atari n'igitabo yenda ari agakuru cyangwa umugani, hakundi cyane mu cyaro twacaga baduciraga imigani. Umwana uramuganiriza nubwo yaba akiri mu nda. Nshatse kuvuga ngo rero gutangira kuganiriza umwana ni wa mwana yenda ugitangira konka mu nda, utangira kumuganiriza cyangwa se kumusomera twa dukuru turi mu dutabo runaka. Niyo amaze kuvuka, kuko nyine nibyo bita gukangura ubwonko bw'umwana, niko babivuga abahanga. Nuvuga ngo niyo amaze kuvuka ukomeza kujya umurakonta twa dukuru ukamuririmbira kugira ngo ubwonko bwe bube eve. Uzabisanga niyo uganiriye n'abantu cyangwa se n'ababyeyi babyaye, umubyeyi ashobora kubwira ati umwana wanjye akunda umuziki yenda utuje, cyangwa se akunda reggae, cyangwa se akunda injyana runaka, bitewe n'uko za njyana yagiye azumva ari mu nda, bitewe n'uko nanone mama yenda we akunda ya miziki. Ashobora kuba adakunda umuziki rero akaba akunda izo histoire, akunda gusomerwa ibitabo cyangwa se akunda gusoma igitabo. Aho kugisoma bucece ni byiza ko ugisomera wa mwana. Nkomeje rero aho ngaho, iyo umwana yamaze kuvuka biba byiza yuko nawe ufata cya gihe cyo kumusomera twa dukuru. Nihuse wa mwana, reka tuvuge wenda yuko amaze kugera ku myaka 2 cyangwa se yenda igihe atangiye kureba, ari naho Madame Esperance yabivuze, utangira gufata twa dutabo noneho dufite amashusho, kuko wa mwana aba byavuye mu nzozi. Nibutse, reka ntanga urugero, kera tukiri batoya bajyaga batubwira imigani myinshi. Twebwe ntabwo igihugu cyari cyakagira iterambere ku buryo ushobora kubona igitabo kirimo amashusho. Wageragezaga rero guhuza inkuru y'umugani ababyeyi barimo kukubwira, ukashakisha amashusho ajya gusa nayo urambikaho. Urumva uwo mwana yaravunikaga. Dufate nk'urugero rw'umugani umwe wa Ngunda, yenda Ngunda aho biroroshye, ndibuka akagani kamwe cyangwa se umugani umwe wavugaga kuri Maguru ya Sarwaye, yego, cyangwa se kuri Nyangufi muri zo, aho yo ngo yambaraga ibikweto bya Maguru ya Sarwaye, niba ari bya Nyamurya abana akajyatera intambwe imwe akagera ku wundi musozi. Ibyo bintu ku bantu badukurikiye babyibuka iyo migani, wageragezaga guhuza ishusho y'urwo rukweto ya Nyangufi muri zo
n'uburyo yateraga intambwe imwe akagera ku wundi musozi. n'urukweto yambaye. Uyu munsi rero ku mwana ho biroroshye kuko ibitabo bifite amashusho byaraje, ari nayo Madame Esperance yavugaga. Ufata cya gitabo gifite amashusho, ku bitabo by'abana biba byiganjemo amashusho kurusha amagambo, noneho ukajya ugerageza gusanisha ishusho iri kuri paje n'amagambo ayiherekeje. Wa mwana biroroshye yuko abataramenya gusoma, ariko ushobora kumuha igitabo wakakura konta ya histoire yose nyamara atigeze asoma. Noneho ibaze rero iyo ageze mu gihe cyo kubasha kwisomera, ndageze mu mwaka wa mbere cyangwa se mu wa kabiri, bya bitabo noneho asoma cyane, aravuga ati aka ni kagakuru mama yajyaga ambwira kera nkiri mutoya. Bituma rero wa mwana uko iminsi ikura, urumva abasha gusoma igitabo gifite amashusho gusa, akaba yakubwira histoire yose irimo nyamara ataramenya gusoma. Uko rero iminsi igenda ikura, niko wa mwana arushaho gutera imbere muri bwa bumenyi bwo gusoma nyine ibitabo bitandukanye. Murakoze cyane. Ese ku ruhande rwanyu twagira ngo wenda uduhe ishusho gatoya n'itandukanirizo birambuye mu buryo bw'umwana uri mu cyiciro cya mbere, ubwo ni mu mashuri y'incuke, hambere n'aha kabiri n'aha gatatu, uburyo bigendana uburyo bikurikirana. Ese ubu bumenyi butangwa gute? Ubufasha se bwa nyuma wenda yuko atandukanye n'umurezi bwo buba bumeze gute? Ego, murakoze. Umwana uri mu mwaka wa mbere w'incuke, uburyo tumufashamo gusoma, ndagaruka kuri bya bindi navuze, dukoresha amashusho, amagambo abajyanye n'amashusho. Noneho hari uburyo ki tubafasha kubaramo inkuru, gusoma, dukoresha kenshi ibitabo by'inkuru. Ubundi urabanza ukicaza abana ahantu hameze neza ku buryo nta mwana wicara inyuma y'undi. Noneho uko ugenda usoma uberekejeho amashusho, igitabo kiyerekejeho mw'imbere ariho bari kureba, ku buryo buri mwana wese agenda areba ibyo uri kuvuga. Uko ugenda ubikora kenshi, abana buri mwana wese agenda amenya kuba yafata icyo gitabo akaba yakisomera neza ibyo avuze, ugasanga bijyanye n'ibyanditse muri icyo gitabo nk'uko mugenzi wacu yari yabivuze. Noneho mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'incuke ho abana baba bamaze kugenda bazi ingombajwi zimwe na zimwe, nabo bakoresha amashusho, ariko bo harimo ibyo baba babasha kugira gute kwisomera. Harimo gutahura, bakagenda batahura inyuguti zimwe na zimwe ziri muri iyo nkuru. Noneho mu mwaka wa gatatu ho cyane ko baba baramaze kwiga nk'ibintu bijyanye n'imigemo, ari cyo wenda naza gusaba abadufasha kugira ngo turiya dutabo tw'inkuru tutugereho, bajye bagerageza badufashe tubone ibitabo bitarimo ibintu by'ibihekane cyane, kuko iyo ari nk'igitabo kitarimo ibihekane, umwana wo mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'incuke arangiza, twebwe iwacu arangiza azi gusoma igitabo cyose iyo ari ahantu hatarimo ibihekane, kuko birabafasha cyane, baba barize ibintu by'imigemo, kugenda bahuza imigemo. Noneho hari iyindi gahunda tujya tugira, hari uko bavuze ngo ese abana tubafasha gute hanze y'ishuri nyuma y'uko wenda batandukanye. Urabona hari uburyo mwe muba mubigishamo umwerekera. Ese ubwo buryo iyo avuye aho ku ishuri burangiriraho? Oya, ntabwo burangira. Tugira gahunda yo gukangurira ababyeyi babo gufasha abana gusoma, nabo kubatoza wa muco wo gusoma, kubamenyereza gusoma. Noneho iwacu tugira ibitabo, tugira isomero, dukangurira ababyeyi kuza bagafata ibitabo bakajyana mu rugo, na wa muco wo gusoma no mu rugo iwabo ugakomeza. Noneho iyo bageze mu rugo, ababyeyi barabafasha kugira ngo twebwe tumenye ko ababyeyi babakurikiranye. Iyo bagarutse tubahereza cya gitabo bakadusomera kugira ngo tumenye ko mu rugo babikoze. Nuko tubigenza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka ngaruke ku ruhande rwanyu Emmanuel. Yego. Ngira ngo hari uburyo twavugaga dusa nkaho turangije igice kimwe, ariko twabazaga ngo ese niba hari uburyo bwo gutoza abana umuco wo gusoma bihereye mu bato, iki kintu tubanze turebe kirashoboka? Ese niba gishoboka kirakorwa nabi? Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze cyangwa nk'uko nanjye nari nabikomojeho,
ibi bintu byo gutoza abana gusoma birashoboka, ahubwo ikibazo gihari ni nacyo njye namaze kubona mu bushakashatsi nakoze mu minsi yashize y'impamvu ki nyine umuco wo gusoma mu Rwanda uri hasi. Ikibazo gihari ni uko ababyeyi twebwe dufite b'abana ntabwo tuzi n'ubwo buryo bukoreshwa ubwo ndi nahoze mvuga uburyo umuntu atoza cyangwa umuntu asoma igitabo. Niba rero uwo mubyeyi Madame Esperance arabivuze yenda ku ishuri ho birakunda, ariko si ubwo bumenyi ababyeyi bo barabufite, kuko ni naho bipfira. Yego abana bamara umwanya munini ku ishuri sometimes, ariko nanone iyo tugarutse mu rugo umuco nyine uhera mu rugo, tubyemere. Ntabwo umuco uhera ku ishuri. Ku ishuri ho baradufasha kugira ngo hari byinshi badufasha, ariko nanone umuco nyamuco dukurikije igihe umwana azagerera ku ishuri harimo urugendo. Umwana rero ngewe icyo nabwira ababyeyi, nubwo batatojwe bo gusoma kera bitewe n'amateka y'igihugu cyacu, bitewe yenda n'ubumenyi bukeya ababyeyi bacu yenda bari bafite n'urugero, ariko umwanya ni uyu nguyu kugira ngo we mubyeyi udukurikiye umve ko ni inshingano zawe. Njye nk'umwanditsi nababwiye ngo nandika ibitabo, nabanje guhera ku bitabo by'abantu bakuru, nyuma nza gusanga nta soko rihari ry'ibitabo by'abantu bakuru. Reka mbivuge gutya, kubera iki? Aba bantu bakuru ntabwo bashaka gusoma, nabivuze, kubera ko umuco twari dusanganywe. Umuha igitabo akakubwira ngo mbabarira umbwire byibuze mu magambo makeya ikintu kirimo, sinzi niba urimo kubyumva. Akeneye kumva kuruta gusoma. Ariko abenshi icyo nishimira nuko bamaze gukanguka bakamenya ko gusoma bifite umumaro. Yenda reka tujye mu mashuri. Kera batwigishaga tutagira n'ibitabo, siko bimeze. Igitabo kiba ku ishuri na mwarimu ari na bikeya, mwarimu agafata akaba afite kimwe akakigusoma. Ariko no munsi ni amahirwe nk'uko Madame Esperance bivuze, mu mashuri hari ibitabo byinshi, ari nayo mpamvu bahereza buri mwana ku bigo yenda bimwe na bimwe, buri mwana akaba afite igitabo akaba yanagishyura mu rugo kugira ngo bya bindi yize ku ishuri abe yabikomerezaho mu rugo. None se wenda tutararengaho Bwana Emmanuel, ni ukuvuga ngo uburyo hari umuco abantu bakuriyemo, nabyita umuco kuko niko byari bimeze. Ntabwo niba nibuka neza n'ubundi abahanga bajya babigarukaho bakavuga ngo kera twebwe cyangwa se uko wenda imyaka yagiye ihererekanywa, hari uko abantu bagiye babaho barutanwa mu myaka n'ukuntu bize barutanwa mu myaka, habagaho twigaga gufata mu mutwe. Ntekereza ko Madame Esperance yabivuze ngo bigisha abana bafata ibitabo bakabanza bagahera ku mashusho we abereka, basomera abereka. Ariko ngira ngo hari abantu bize bagasoma, mwe mugafata mu mutwe, ndetse mukaza ukajya hariya ukavuga ibyo wafashe, kandi wabifashe byose. Ngira ngo urupapuro rwose ruri hano mu mutwe ukabisubiramo hariya, akaba ari nabyo baguhera amanota. Ntabwo ntekereza ko ari uko wenda abantu badashaka gusoma, ahubwo ntekereza ko ari umuco bakuriyemo. Noneho uwo muco yakuriyemo wo gufata mu mutwe, ibintu bigahinduka. Ese niba bihindutse, ninde uzatanga umurongo wo kugira ngo dusubire hasi noneho tuzamukane nuko n'undi muco wahindutse? Niho naringeze. Ababyeyi b'iki gihe noneho ubu ngubu twebwe ababyeyi twamaze kumenya agaciro k'igitabo, yuko iyo umwana asomye bimwongerera kwa gukangura ubwonko, bimwongerera ubumenyi bitewe n'ibitabo bitandukanye yagiye asoma, sibyo? Nk'iki gitabo njye nanditse nakise ngo Gaju ajya gusura nyirakuru, ni igitabo kirimo agakuru gatoya, ariko hakaba harimo n'amashusho. Ariko niki kizafasha umwana? Nicyo nashaka kwigarukaho. Wowe mubyeyi, ubu nicyo nagarukagaho, ababyeyi benshi bamenya agaciro k'ibitabo kuko bifasha abana. Icyo rero dusaba ababyeyi, ni nabo bafite uruhare runini kugira ngo batoze b'abana gusoma, nari buze kubigarukaho, ni ukugira ngo bahereze abana igihe bari mu rugo, babahe umwanya wo kugira ngo basome. Usanga rero ababyeyi benshi batabyitaho, ahubwo bakabaha televiziyo, bakabaha telefone, sibyo? Bakajya kuri za YouTube no ku mashini atandukanye ngo nayo ibitente. Ariko mu by'ukuri biriya bintu yego ni byiza ku ruhande rumwe, ariko ntabwo bifasha umwana gutekereza no kugira esprit de créativité, ubwenge cyangwa se umutima wo guhanga udushya. Ariko iyo usomye igitabo, iyo umwana asomye igitabo, niho twahereye. Uriya mubyeyi wigisha yabivuze, atutangira umwana umwigisha amashusho akagira agafata mu mutwe nk'uko wabivuze, ni metodologie yo kwigisha. Ariko ikindi cya kabiri, iyo agize amahirwe yo kwisomera cya gitabo,
njya mbiganiriza abantu abafite amahirwe arenga amwe yo kuganira n'abantu benshi batandukanye kandi b'abanyabwenge, reka ntiyongereho gutyo, kuko ntabwo wajya kwandika igitabo navuga ngo urimo kujokinga, oya, ibyanze bikunze ni ikintu uba watekereje kandi kizafasha abantu barenze umwe kugira ngo batere imbere. Aba rero nagusubiza yuko ababyeyi nibo bafite urufunguzo rwa mbere rwo kugira ngo batoze abana gusoma. Igihe cya televiziyo bakigire gikeya, ahubwo igihe abana bageze mu rugo bavuye ku ishuri babahe igitabo. Ngiye kubaha agakuru kamwe k'umubyeyi nagurishije ibitabo mu minsi yashize by'abana. Ni abana bigaga muri maternelle, abandi bageze mu wa mbere. Byari ibitabo birimo nyine za nkuru z'abana, inkuru ntoya kandi ngufiya ariko zifite intego. Nyuma y'igihe yaje kumpamagara arambwira ati rero ndagushimira yuko wamfashije, ubu abana banjye babaye aba mbere batsinze konkuru yo gukora cyangwa se ikizamini, amarushanwa yo kwandika, amarushanwa yo kwandika inkuru ntoya no gusoma, noneho bagasoma ka gatabo bakakarezima, ibyo bakuyemo ya nkuru bakayirakonta abandi. Ni nacyo twabwira ababyeyi, no kugira ngo uhe umwana televiziyo yenda muri weekend cyangwa mu kiruhuko amara amasaha 8 ari imbere ya televiziyo, muhereza igitabo, mbwira ati ngaka agatabo k'abana ugasome yenda, cyangwa se ndakagusomera ejo uzansubiriremo, sibyo? Uwo mwana naba afite yenda bari umunabe cyangwa se yenda ni umwana umwe mu rugo, birashoboka uzamusomera ya nkuru, yenda aracyari muto yatangiye kumenya kuvuga, umubwire uti nguhaye ikizame, ejo nimugoroba nidutaha tugeze hano nimugoroba unsubiriremo ka gakuru nagusomeye, sibyo? Niba ari umwana ugeze muri primaire cyangwa secondaire, umuha igitabo bitewe n'icyiciro agezeho cyangwa se n'imyaka agezemo, nawe umuha uwo mukoro. Ndakubwiza ukuri, nyuma y'igihe runaka, ababyeyi twese nituramuka tubikoze gutyo, nyuma y'igihe runaka abana bazaba bafite wa muco wo gusoma. Azajya agera ku ishuri aho kurakonta filime yabonye abantu barimo kwicana no kurasana, ahubwo arakonta agakuru keza ka wa mwana wagiye gusura nyirakuru. Vakansi nirangira, hari akantu abarimu bajya bakora keza nkunda ko kubwira abana ngo murakonte ibyo mwabonye muri vakansi. Iriya ni uruhande rumwe rwo gushyigikira gusoma no kwandika. Wa mwana uba umuhaye umukoro bati bya bintu wabonye birakonte, abivuga uko abyumva, ariko mwarimu nawe ashyiraho akakamukosora, ngiki cyo numva cyakabaye, ngiki cy'ababyeyi twakagombye gukora, ngiki cy'abarezi twakagombye gukora. Leta yo ndayizera 100% kuko ishyigikiye izi gahunda zo guteza umuco wo gusoma imbere mu siritu mu mashuri. Rero twese dufatanyije, leta, umwanditsi na mwarimu n'umubyeyi, birashoboka. Reka ndaje ngaruke ku ruhande rwawe. SP, nibyo wenda ubufatanye bw'uburezi bw'abarezi ndetse n'ababyeyi baba bikwiye, ariko se ugeze kugaruka ku isomero mufite, ni iry'incuke guhera muri bya byiciro watubwiye. Ese ababyeyi bose barerera muri iryo rerero baba bafite ubushobozi bwo gufasha abana muri cya gihe, cyangwa se uburyo mu bibakangurira, bafite ubushobozi bwo gufasha abana gusoma cyangwa se gusubiramo bimwe mu byo mwaberekereye? Ese niba mujya muhura n'abadafite ubwo bushobozi cyangwa badafite ubwo bumenyi bwo kuba babafasha mu gusubiramo mu buryo bw'uko bari mu biruhuko, mukagira ibyo muberekera, iyo muhuye n'abameze batyo mubafasha iki, mubikemura muti? urumva ababyeyi ntago babura badafite ubushobozi, usanga kenshi batarageze muri iryo shuri, baba bahari cyane, ariko tubakangurira kuba bareba nk'abana, tuvuge wenda nk'umwana ufite bakuru be cyangwa se n'undi muturanyi, tukababwira yuko bagomba kubabwira bakabafasha kugira ngo bafashe uwo mwana, bamutoze umuco wo gusoma, kugira ngo wa mwana ufite ababyeyi bameze gutyo adasigara inyuma, ahubwo nawe agire ubushobozi bwo kuba nawe yafata icyo gitabo akagenda mu rugo akabona umuntu umufasha. Mugenzura mute ko byakozwe? Ni kwa kundi n'ubundi iyo umwana ageze ku ishuri tumuhereza cya gitabo azanye, tukamubaza ibintu yasomye, tukamuhereza igitabo tukamubwira akadusomera. Nibwo buryo mugenzura koko byakozwe. Ababyeyi nibo babizanira, wenda tuvuge nko mu gihe cy'ibiruhuko, hari uburyo Manuel yari abigarutseho bw'uburyo bwo kuvuga ngo ibigo byinshi hari n'igihe batanga imikoro yo gukora mu biruhuko. Nk'iyo mwatanze uwo mukoro
njya mbibona wenda mu bana batari mu mashuri y'inshuke ukabona babahaye impapuro nyinshi koko ku buryo umwana atazabona n'umwanya wo kugira ikindi ahugiramo wenda uretse gufata akaruhuko cyangwa gufasha ababyeyi imirimo, ariko akenshi ugasanga afite umukoro agomba kuzarangiza agasubira ku ishuri abijyanye. Mwebwe ibyo mujya mubikora nabo mukabibaha bagaruka mukabigenzura? Iyo dufunze tubwira ababyeyi babishaka bo bafite ubushake bakaza bagafata ibitabo bagatana mu biruhuko abana bakazasoma. Noneho iyo tugarutse ku ishuri amashuri atangiye dukora ryasuzuma nyine ryo guhereza umwana icyo gitabo akadusomera ari kumwe n'umubyeyi we, kuko bazana n'ababyeyi babo mu gitondo, twamubwira ati dusomere ibintu wasomye muri aka gatabo, umwana akabisoma. Murakoze cyane Bwana Emmanuel. Reka ngaruke uko banditse. Nibyo koko ibitabo uko birahari, ariko hari ikibazo nibaza ntekereza ko n'undi muntu wese ashobora kukibaza. Abanditsi b'ibitabo bagendera kuki kugira ngo bavuge ngo iki gitabo wenda ishobora gufasha abana bo mu kigero kingana gutya, abana bo muri iki kigero bigenda bitandukana? Ese ni ukuvuga ngo buri mwana wese ushobora, tuvuge ko byabaye umuco, abantu bose bakangukiye cyangwa se bamaze kubigira umuco gusoma no kwigisha abana gusoma no kubatoza uwo muco, ibitabo bihari birahagije kuri buri cyiciro cy'umwana ku buryo yabona ibitabo byo gusoma? Ubwo ndavuga ku bana birahagije. Ese abanditsi ubwabo b'ibitabo by'abana ubu twavuga ko bashobora, biramutse bibaye umuco, bashobora guhaza isoko? Murakoze cyane kuri iki ngiki. Reka mvuge ko birahagije bitewe n'isoko bafite. Ubwo icyo nshaka kuvuga ibyo bitabo nicyo nshaka kuvuga, ni ukuvuga ngo reka tubivuge gutya. Ibyo ari byo byose nubwo turi abanditsi ariko turi n'abacuruzi mu ruhande rumwe. Bivuga ngo iyo umuntu agiye kwandika areba nyine rya soko rihari, ndandikira abandi, ese koko aba ngiye kwandikira barahari? Kuba rero hari bake basoma koko barahari. N'ibyo bitabo biri mu byiciro bitandukanye nk'uko wari ubivuze, byaba mu byiciro by'inshuke, muri primaire, muri secondaire, ibyo bitabo birahari. Siritenda byaba ndeke ku bitabo byenda biri pedagogique, byo na leta irabiproduiza, byo biba bihari. Ariko noneho bya bindi bifasha abana kugira umuco wo gusoma, nabyo birahari. Ahubwo ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ari nacyo wenda abanditsi navuga ngo dufite, nyine ababyeyi benshi ntibarumva akamaro ko gusoma. Yumva ko cya kindi mwarimu atunze gihagije, kandi mu by'ukuri wa mwana wakeneye kwagura impano, akeneye kureka gusa gusoma bya bihekane mwavugaga cyangwa za ngombajwi gusa, ahubwo akaguka akamenya yuko hari n'ubundi bwoko bw'ibitabo. Ariho azavuga ati nagiye gusura kwa nyogokuru, yahagaruka akarakonta kagakuru, uretse kukavuga gusa akanakandika, si byo se? Rero nkurikije ibihari, icyo nshaka kuvuga, ba babyeyi nibaramuka, ni ukuvuga ngo igitabo cyanditse ikiba gisigaye gusa no kumultiplia kopi. Bivuga ngo tugize nk'ubu ngewe ni urugero, niba wenda narasohoye kopi 500, ndamutse mfite isoko ry'ibitabo 5,000, kuki se ntarisohora? Ntabisohora. Bishatse kuvuga ngo rero abanditsi kuba bandika ibitabo birahari byinshi. Uganire yenda hari amashyirahamwe y'abanditsi bandika ibitabo by'abana, yenda ariko ariho nibanda, hari amasoko make babona. Siritenda y'ibigo bimwe bifata initiative yo kuvuga ngo nubwo dufite ibitabo twahawe na REB, ariko twagira n'ibyo dushyira muri ya biblioteke yacu, barahari babisaba. Uyu munsi rero tugize amahirwe tukabona ababyeyi benshi, none uretse no kuba ishuri ari ryo ribyaka, n'umubyeyi akajya aza akavuga ati nkeneye igitabo. Hari ama bookshop menshi arimo ibi bitabo rwose, arahari, yaba Library Caritas, yaba bookshop, nako ama bookshop yenda hirya no hino Kimironko n'ahandi zirahari. Reka nongere yenda kuri Kigali Public Library hano Kacyiru, ibyo bitabo birahari. Hari n'andi masomero menshi atandukanye, minisiteri ibifite umuco wo gusoma mu nshingano zayo, ifite ayandi masomero agiye ishyiramo ibitabo bigiye bitandukanye kandi bifasha babana gusoma. Ahubwo ikibazo dufite, aba babyeyi, twebwe ababyeyi ntabwo turamenya akamaro k'igitabo nicyo gifasha wa mwana. Ari nacyo nge nagira ngo nisabire aba barezi,
hari ikintu nabibonye mu bigo bimwe aho bahamagarira ababyeyi mu nama, mujye mushyiramo n'aka kantu kabafasha kumenya ngo niki nzafasha umwana mu gihe agiye gusoma igitabo, kuko nubwo mwavuga ngo harimo abatarize ariko harimo n'abize ariko badafite ubwo bumenyi, bikarangira rero nubwo cya gitabo yakiguze ariko ntacyo gifashije umwana, bigatuma na ya mpano, hari n'abana baba bafite n'impano zo kwandika kandi nziza, ariko kubera ko atabonye umuntu umuherekeza ngo amushyigikire haba mu rugo haba hehe, ya mpano igapfukirana. Ariko nituramuka tubikosoye gutyo bikaba umuco rwose, ndizeza ko ibitabo birahari mu byiciro byose. Igisigaye ni ukuvuga ngo ese ababishaka ni bande, bangana iki, noneho wa muntu ufite rya soko amenye kantite ari buproduise, ariko kantite ziramutse nako abantu baramutse babaye benshi ibitabo birahari. Hari n'amasomero menshi abifite rwose. SP nk'isomero mufite, kubera ko abanditsi bo baba ari abacuruzi, ariko ntekereza ko isomero ry'ikigo riba ari isomero mu buryo bwo kuvuga ngo abana bakoreshe ibitabo. Niba wenda niko njye mbitekereza, urambwira niba ariko biri, umuntu niba atwaye umunyeshuri cyangwa se umubyeyi atwaye igitabo runaka ajya gufasha umwana, kiragarurwa, arakigarura, iyo akigaruye atwara ikindi, kitari cya kindi yari yatwaye. nta kintu bikindi bisaba. Ntacyo. Mubona ubwitabire bwo gutwara ibitabo bungana bute? Se hari ubwo isomero rishobora kuba ryashizemo ibitabo cyangwa hakaba bibura kuko wenda bitabiriye kuba babitwara ari benshi? Ubwitabire bwo buracyari hasi kuko bisaba kubaganiriza ababyeyi, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, harimo abatabyumva, batarabyumva kugeza na n'ubu, ariko uko tugenda tubaganiriza, urebye uko byatangiye babitwara, uko bukeye n'uko bwije umubare ugenda wiyongera, ariko urebye buracyari hasi, ntago ababyeyi bose barabyumva. Gusa twizera ko uko tuzajya tugenda tubaganiriza babona n'umusaruro uvamo, bazajya bose babishishikarira. Iyi yari inzira ingarura ku ruhande rwawe bwana Emmanuel, wumve ikigero cy'uko umubyeyi, hariya hari isomero ni iry'ishuri, umubyeyi araza agatwara igitabo akajya gufasha umwana bagasoma akakigarura. Ubwo no mu yandi mashuri uretse ay'inshuke n'ahandi nuko bimeze, no mu masomero ayo ngayo y'igihugu cyangwa se ya minisiteri, urumva ni gutyo biba bimeze. Ubwitabire buri hasi. Noneho tuze ku ruhande rwanyu nk'abanditsi b'ibitabo kandi muri n'abacuruzi, kuko igitabo kugira ngo ugisohore hari ibyo ugitangaho nawe ukeneye kugaruza, rimwe na rimwe hakazamo n'inyungu, yaba iri hejuru cyangwa iri hasi. Ni ukuvuga ngo niba ubwitabire bumeze kuriya, ahantu umuntu ashobora kugenda nkafata agatabo nk'aka nkajyana umwana agasoma, ejo nkagasubizayo nkatwara kandi, ubwitabire bukaba ari ntabwo, buri hasi. Ese nzaza nkubwire ngo Emmanuel ngo aka gatabo nagakunze ngo nangahe, urumva byoroshye. Ikindi gikurikiyeho, tuvuge ko wenda ubwa bwitabira avuga bugenda buzamuka, burimo burazamuka, ariko ntabwo abantu duhuje ubushobozi. Nshobora kuba ngewe mbikunda nanabikundisha umwana, ariko ntafite ubushobozi bwo kwigondera kano gatabo. Ese abanditsi mujya mutekereza kuri icyo kintu mukavuga ngo abantu wenda bishoboka kuba na wa wundi ubikunda adafite ubushobozi, abantu wenda akakubwira ati kugura igitabo ni iby'abakiri, ngewe nabona si ibirayi by'abana nkabona nayo ngura igitabo, ariko wenda atari uko atabikunze cyangwa se adashobora kubikora, ntabwo hajya habaho kuvuga ngo hakorwe wenda ibitabo, umwanditsi ashyira ibitabo hanze bishobora kuba buri wese ashobora kukigondera. Rwose murakoze. Nanamara impungenge ndabadukurikiye batari bazi nuko n'ibyo bitabo bihari, batazi naho babikura. Mu by'ukuri igitabo cy'umwana nk'uko mubireba ni igitabo gito cyane, urebye yaba iki wenda akangaka nako mu mwana, ni umwana wo wiga muri gardienne, kaba karimo agakuru gatoya nk'uko nabigarutseho, cyangwa yenda mu wa mbere gutyo, nuko umwana bigarutse agatabo k'abana gatandukanye na kino gitabo ni cy'abantu bakuru, bishatse kuvuga ngo n'igiciro biba bitandukanye. Rero nk'igitabo cy'abana yenda njya nkunda gukorana n'ababyeyi benshi, nkabagezaho ibitabo ubishaka aho ari, nkakora n'amabookshop, ariko igitabo cy'umwana mutoya kiba gihagaze hagati y'Icyatanu, amafaranga Icyatanu,
n'amafaranga 3,000 cyangwa yenda 4 byakabije. Aka ngaka karimo impapuro Aka ngaka ni 2,000 cyangwa se hakaba n'igihe ushobora no kukabona ku cyatanu bitewe wenda n'umubare w'ibitabo uri butware. Bishatse kuvuga ngo igitabo mu by'ukuri ntabwo gihenze, ariko noneho ikindi cya kabiri, nta nubwo ngiye kubaha urugero. Iki gitabo mureba hano kimaze imyaka 27 ngifite, ngiye ngitunze. Nagihawe nk'impano mfite imyaka 10. Uyu munsi mfite imyaka hafi 37, si imyaka 27, kandi cyanditswe mbere y'icyo gihe. Rero ngo igitabo ntigisaza. Sipoza ko yenda uwakigize nako wakimpaye na wenda yari yaragihawe n'abandi bantu. Iyo nshaka kuvuga rero igitabo oya bibaho ahubwo ikibazo ni ukumenya aho biri. Icyo nashaka kuvuga rero, wowe mubyeyi utwumva, ibitabo by'abana ntago bihenda ugereranyije n'iby'abantu bakuru. Uretse ko n'iby'abantu bakuru bitewe n'impapuro, uvuga igitabo gihenda, ntago gihenda kubera yenda agaciro kacyo gusa. Inshuro nyinshi igihe kigendana ubunini bwacyo, n'ubunini bwacyo, kuko uko ugiye kucyemprimisha muri imprimori nicyo kigiye n'igiciro cy'igitabo. Rero n'impamvu dutabo tw'abana tuba duhendutse nuko tuba turimo udupapuro dukeya. Nka challenge nagiye ngira mu gihe cyo kugurisha bino bitabo by'abana, urabona ariko se 2,000 kandi ari udupapuro 5, ariko we ntareba ibindi kuko nk'aka gatabo kaba kari en couleur, yenda abarimo kuzuminga barakabona, ni en couleur, ni kimwe n'aka ngaka. Bifasha wa mwana kudistenga cyangwa se kugereranya ya mashusho arimo na za nkuru, uburyo anabifata mu mutwe. Bivuga ngo rero igiciro cy'impamvu yenda kizamuka kikava yenda ku mafaranga 500 umuntu aba ashaka gutanga cyangwa 100 bitewe n'uko abyumva, ni cost ya printing. Mu Rwanda gusohora ibitabo ntago, inganda zisohora ibitabo ntago zari zaba nyinshi. Nimvuga inganda mwumve amapapeteri. Usanga rero iyo ugiye kwemprimisha igitabo nabo baraguhenda. Icya kabiri, bya bindi nagiye mvuga, igiciro nacyo kigenwa n'umubare w'amakopi uzemprimisha. Iyo emprimisha amakopi menshi bitewe na rya soko, cya giciro kirazamuka. Wakwemprimisha amakopi menshi, cya giciro kikagabanuka. Ariko mari impungenge ababyeyi badukurikiye, ibitabo birahari. Hari ama bookshop nshobora kuvuga hano kuko nibifasha ababyeyi, yaba iyo Caritas ifite ibitabo bitandukanye by'abana, Library Caritas, yego Caritas, Rising Bookshop Kimironko n'ahandi henshi hatandukanye hano mu Rwanda, no mu Kirezi naho hari ibitabo by'abana kandi bigura amafaranga makeya. Kuko rero nkuko mwari mubivuze ati, niba umubyeyi hari isomero ry'ubuntu akaba atajya kurisura ngo atiremo cya gitabo cy'ubuntu, wowe nk'urugero Kigali Public Library ni ubuntu, sibyo? Wowe mucuruzi urumva byoroshye? Ntago byoroshye. Ari nayo mpamvu yenda tubashimira kuba mwadutumiye uno munsi. Natwe dukora advocacy, tukomeza kwigisha ababyeyi umumaro wo guha abana cyangwa gutoza abana gusoma. Ngiyewe ngitangira kwandika byari biri hasi, nashoboraga kugurisha yenda nk'ibitabo 10 mu mwaka, yego, ariko ubu bimaze kuzamuka, bimaze kugera hagati y'ibitabo 50 n'ijana. Urumva rero icyizere kirahari, n'ababyeyi barimo gukomeza gukangukira gutoza abana gusoma n'agaciro k'igitabo. Igitabo ntigisaza, umwana wawe ushobora kukimugurira ari muri gardienne, n'abandi bazakurikira bakazagisoma. Natoza ababyeyi rero kugira library mu rugo. Ntabwo ari ngombwa yuko library iba ku ishuri. Nagura igitabo kimwe, niyo yakwiha pena akavuga ati ku mushahara cyangwa se kuyo nakoreye y'umubyizi, ningura igitabo kimwe mu mezi 5 nzaba mfite ibitabo 5, mu myaka 5. Niyo twabona ababyeyi nka 5 bafite library, aba kabaye ubwo twaba twabikoze. Murakoze cyane. Rero turi mu minota yo gusoza. SP mu masegonda make wabasha gutanga ubutumwa busoza? Ubutumwa busoza icyo navuga ni gukangurira ababyeyi bafite abana biga ku bigo bifite amasomero, ariko ntekereza n'ibidafite amasomero ariko biba bifite ibitabo bitandukanye, bakagira umuco wo kugenda bagatira ibitabo, bagakomeza bagatoza abana gusoma mu rugo mu gihe batari ku ishuri. Murakoze cyane. Murakoze Bwana Emmanuel. Mu minota wenda nk'ibiri nagira ngo ukomoze ku kuba ese kuba wenda abana kakanya batazi gusoma no kwandika neza ururimi rw'Ikinyarwanda bifitanye isano nuko umuco wo gusoma udahari, hanyuma n'ubutumwa busoza mu minota mike. Nkuko bivuze koko abana benshi ntibazi gusoma neza Ikinyarwanda, nanakomoza no kubanditsi no kucyandika. Harimo n'umwanditsi wandika ariko ugasanga aho yakoshoje cyangwa akoze editing nawe ntiyamufashije kunoza neza rwa rurimi.
bikaba byatuma na wa mwana usoma cya gitabo ashobora gukuramo ibitari byiza bishobora gutuma bigoreka rwa rurimi. Nanakangurira bagenzi banjye babanditsi nyine kwandika neza ikinyarwanda binafasha wa mwana. Ngarutse rero ku cyo mwari muvuze, ndashishikariza ababyeyi bafatanyije n'abarezi gutoza abana gusoma kuko niwe murage. Naranditse ndavuga ngo cyangwa se n'abakuru barabivuze ngo kuri udasoma ugasaza utamenya. Rero ngo rero niba ushaka kumenya, niba uri umubyeyi ushaka gutoza umwana wawe kumenya, niba nawe uri umubyeyi ushaka ko wunguka ubumenyi kubwo ufite, soma. Ngira ngo abantu bageze mu ishuri nubwo twafataga mu mutwe ariko no munsi biragoye ko wakwiga utasomye, nta nicyo waba urimo kwiga. Rero umuntu ushaka kwiga arasoma kandi agasoma ibitabo bigiye bitandukanye. Rero ndashishikariza ababyeyi gutoza abana gusoma, kubagurira ibitabo. Ushobora kwiha pene nk'uko uvuga ngo nzakoresha anniversaire y'umwana wanjye, mu mpano uzajya utanga impano y'igitabo, ntago gisaza. Rero nanagaruka kurwo rurimi, yaba abanyamakuru yaba natwe abanditsi n'abandi benshi batandukanye, tugerageze gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza kugira ngo wa murage w'abana nako w'abasogokuru na basogokuruza dukomeze kuwushyigikira. Ndumva nabashimira cyane, murakoze. Tutavangavanga indimi. Murakoze cyane. Rero reka dufate uyu mwanya dushimire ECD ya Karama, irerero rya Karama ryitabiriye ubutumire, ariko by'umwihariko Ingabire Esperance, twagushimiye cyane kuba witabiriye. Emmanuel Uwimana ni umwanditsi w'ibitabo, nawe twagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Natwe turabashimiye kuba mwadutekerejeho. Muratwihanganira ntitwabonye umwanya wo gusomaho ibitekerezo, ariko ikiganiro nk'iki n'ubundi gishobora kuzongera kubaho dufite umwanya wisanzuriye. Reka tubashimire, iminota yadufashe niyo mpamvu tutanyuze mu butumwa bwanyu, ariko twizere ko ikiganiro nk'iki kiba ari ingirakamaro, yaba ku bana ndetse n'abarezi n'ababyeyi mu bufatanye kugira ngo uyu muco ukure ubu wo gusoma koko. Turabashimiye cyane. Rero tuzasubire kuwa gatandatu utaha. Ndi Asiyati Mukobwa Jana, mukomeze kugira ibihe byiza. njyewe rwose ababyeyi narabananiye, njyewe ntabwo twabuze ikintu turya, njyewe ni ukubanana. Ndiga ariko njyewe nabuze uwunyishyurira ishuri. Ingamba njyewe mfite ni ukuva mu muhanda. Kuki mama na papa